Reka tugusuhuze wowe wahisemo gukurikirana iyo sengesho muri aka kanya. Ni iby'agaciro kenshi, turagushimiye cyane rwose tubikuye ku mutima. Noneho rero reka tubonereho n'umwanya wo gushimira cyane abantu bose bamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'agaciro kenshi, turabashimiye tubikuye ku mutima rwose, kandi tubizeza ko tubakunda kuko namwe mudahwema kubitugaragariza. Tukwibutsa rero ko niba nawe udukurikiye muri aka kanya ukaba ukibona amagambo atukura iburyo bwawe munsi y'iyi video yanditse subscribe, turagushishikariza ko wayakandaho, noneho nawe ukajya uhora ugerwaho n'ibiganiro byacu uko bisohotse. Uyu munsi rero tubahishiye iki? Uyu munsi nk'uko mwamaze kubibona, tugiye kuganira ku kintu cyadufasha kwirinda ubukene. Uko imimerere yaba ihindutse kose, ni iki twakora kugira ngo twirinde ibibazo by'ubukene. Nk'uko bamwe muri twe tubizi, muri iki gihe abantu benshi bahanganye n'ibibazo bitandukanye. Hari abahanganye n'uburwayi bw'umubiri, agahinda kenshi gakabije, gupfusha abo bakundaga, ubukene, ibibazo byo mu miryango ndetse n'ibindi byinshi cyane ntabwo twavuga ngo tubirangize. None rero igihe ibibazo nk'ibi bitwituye hejuru cyane ko biza bitateguje, twakora iki? Ese iki cyaba kibaye igihe cyo kwiyanga? Ubwo ndavuga cyane ku rubyiruko, niho bikunda kugaragara iyo bageze mu gihe cy'ibibazo bibarenze, ugasanga batangiye kwiyanga. Ese byaba ari igihe cyo kwiyanga? Niba uri urubyiruko udukurikiye ukumva ko ntacyo umaze, cyangwa se ugatangira kwishora mu ngeso mbi nko kwiyandarika, kunywa inzoga nyinshi ndetse n'ibiyobyabwenge, niba ari ukubitekereza twakubwira rwose tuti ibyo ntabwo ari ibitekerezo byiza. Niba wowe udukurikiye muri aka kanya uhanganye na bimwe mu bibazo twavuze haruguru, ukaba urimo utekereza kubikemura witeza ibindi bibazo, cyangwa se reka mvuge ubyongera binyuriye mu kwiyandarika, cyangwa se unywa inzoga nyinshi ndetse n'ibiyobyabwenge, turakwinginze tugira tuti have sigaho. Uwo ntabwo ari wo muti. Ahubwo niba uri umwe mu bizera ko habaho Imana kandi ishobora byose, ndagushishikariza kuyegera. Iki ni igihe cyiza cyo kuyegera, hanyuma uyibwire agahinda kawe kose, ikikuri ku mutima cyose, uyibwire ibyawe byose, ntacyo uciye inyuma, nk'uko wabibwira inshuti yawe magara. Nubigenza utyo uzumva uruhutse, kandi Imana nayo izagufasha binyuriye mu kugufungurira inzira zitandukanye wacamo ugakemura ikibazo ufite. Ikindi tutakwibagirwa, nubwo ibibazo ufite bitahita bikemuka aka kanya, ariko Imana iguha imbaraga zikomeye zo kwihangana. Icyo ni ikintu cy'agaciro. Nanone kandi mu bihe nk'ibi bikugoye, wikwicara gusa ngo uganye ushyire amaboko mu mufuka, ahubwo gerageza gukora uko ushoboye mu gukemura ibyo bibazo ufite. Mu yandi magambo twavuga tuti gerageza wishakemo ibisubizo, kuko nk'uko babivuga ngo Imana igira ite? Ifasha uwifashije. Niba ari ikibazo cy'ubukene, ese witeguye muri wowe gukora akazi ako ari ko kose mu gihe kaba katanyuranyije n'amategeko y'Imana ndetse n'amategeko y'abayobozi bacu batuyobora? Niba ari uko bimeze, bizakorohera kandi bizatuma n'Imana ibasha gusubiza amasengesho yawe mu buryo bwiza bwihuse. Reka dufate urugero. Ushobora guhura n'umuntu ukeneye uwamufasha gusukura mu rugo iwe, kumesa imyenda se, wenda 2 mu cyumweru. Niba uri wa muntu witeguye gukora akazi ako ari ko kose, urumva igisubizo ko cyaba kibonetse rwose. Mu magambo make rero, niba wumva ufite ibibazo
byakurenze wikwicara, ahubwo haguruka, kura amaboko mu mufuka, ubundi wishakemo ibisubizo, n'Imana nayo yiteguye kugufasha. Naha dusoreje ikiganiro cyacu rero, turagushimiye cyane kandi turizera ko buri wese yabashije kungukirwa. Naho ubutaha tubifurije umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese mudukunda, mukunda iyo sengesho, natwe turabakunda cyane. Sawa, naho ubutaha, bye.